Nyemerana ikaze nshuti mukunzi wa Rock Media TV aho wabuherereye hirya no hino yaba mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba. Reka nkubwire ngo ukomeza kugira ibihe byiza cyane. Uri mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ngo ukomeza kugira ibihe byiza cyane, kandi nanone nkomeze kukubwira ngo Nyagasani akomeze kukugirira neza cyane, akomeze kuguhereza imigisha gituruka hirya no hino. MC Madison niyo mazina yanjye rero ntisanzwe haba nshobora kugezaho amakuru agiye atandukanye ari kunyura hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Aya rero akaba ari amakuru ngiye kukugezaho yihutirwa kabisa rwose. Amakuru mana ntabwo mbizi niba wenda wowe uzi gusoma nawe uri kurikirana iki kiganiro, ariko nanone niba uzi uburyo umuntu asomana n'undi nabyo ni gutyo bimeze mu by'ukuri. Umuntu rero iyo ari gusoma kino gikoresho bihita byumvikana neza ko ari gusomana n'undi muntu, kandi nanone iyo application no kuvuga ngo umukunzi wawe mu gihe agifite nawe ukayifite iborohereza kuba mwasomana mu buryo bworoshye cyane. Mu by'ukuri ikoranabuhanga rigeze ku rwego rutangaje, ari na mpamvu nkubwira nti nyaboneka burya ikoranabuhanga muri iyi minsi riri gukora akazi gakomeye cyane. Iki gikoresho cyakozwe n'umunyeshuri wiga muri Beijing Film Academy, mutipe bamwita Zhao Jianbo. Ni umunyeshuri yaje gutangaza ko yagize iki gitekerezo kubera uburyo yari yitaye ku masomo ye akabura uko yahura n'umukunzi we, dore ko bari no mu bihe byaguma mu rugo. Ubu ni mu gihe cya COVID-19. Ibi byatumye ashinga sosiyete ye yise Seafish ikora iki gikoresho bise MUA, mu rwego rwo gufasha abafite ikibazo nk'ike cyo kubura abakunzi babo, bakaba hari serivisi bashobora kuba batababonaho nko gusomana, guhorana n'ibindi. Iki gikoresho rero kikaba cyaragiye ku isoko kigura amadolari 38 y'Amerika. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa rero uru ruganda rwa Seafish rwagurishije ibikoresho 3,000 byihuse cyane. Abantu barenga 20,000 bahise basaba gukorerwa komande zo gukorerwa ibi bikoresho byitwa MUA byo kubafasha kuba basomana n'abakunzi babo mu gihe batari kumwe, cyangwa se mu gihe bakumuzirikana ni wumva rwose bitari gukunda neza, cyangwa se wumva umukomboye cyane. Reka nkubwire nti genda wigurire MUA ubundi kabisa ibintu birusheho kugera neza cyane, usomane n'umukunzi wawe mu buryo bukoroheye. Reka ngushimire ko twabonye muri iki kiganiro. Kora subscribe kugira ngo tujye twibanira mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi niba utarakora subscribe yikore kugira ngo rwose kabisa ibintu bikomeze kugera neza cyane. Ikindi nanone ntiwagirwe gukora like cyangwa se share kugira ngo n'abandi bamenye ayo makuru kabisa, nabo bamenye ibiri kubera hirya no hino ku isi. Kora share ku bandi bantu bashuti bawe bamenye ibi ngibi. Reka ngushimire rero ko twabanye. MC Madison niyo mazina yanjye. Reka mbashimire ko turi kumwe. Bye bye, ciao ciao.